umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Yihishe Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Yihishe Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Yihishe Hotel niyo nge nahisemo. Umwari oya wirira none se ruhumure kunabye mu nama ubaka kanya yubakiye ibintu twasezeranye. Umva rero uhumuriza nshuti yanjye, urabizi ko tumaranye igihe, twatangiranye kera tukiri bato. Ndabizi cyane kandi nanabizirikana kandi ibyo wankoreye rwose nari nabishimye. Birasa aranyubaha pe, aranyubaha kuko ndangiza kuvuga arangije kumva icyo mvuze. Erega biriya birakora sinakubwira gase. Hanyuma rero imiti yanjye irakora. Dore impungenge nageze nizese ko nabonye ari wowe muganga wa Birasa, none wazantenguha ruhumure. Wazantenguha Domi, umva nkubwiza ukuri. Yewe buranda umuntu hagara ku ijambo ri, ibyo twavuge ntacyo nabihinduraho, ariko nawe ibyo wanyemera ugomba kwigora uko twabivuganye. Humura rwose nzakubamo kandi nubwo nzigira mwereka yuko tunaziranye. Rwose Birasa ntazigire na rimwe amenya ko tuziranye. Erega nanjye aranyizera ko amabanga yose arayambwira. Rwose urabizi ibibazo byanjye n'uriya mwana, urabizi byose nana kimwe nazi. rero hano nari ngufitiye agafanta. Abo bose nari ngufitiye agafanta, amafaranga n'ibindi. Erega wowe n'ubundi niyo mpamvu nateruye niyo mpamvu nge nawe rwose. Menshi rwose ndumva fanta itari buburemo, baza guhembuka. Ntacyo ahubwo hanyuma rero ikindi, urakoze cyane rwose nukomeza ukamfasha nkagera ku ntego y'ibyo nifuza. Ruhumure nzagushyingira umukobwa wanjye Ratipfa. Ni umukobwa mwiza rwose w'ikizungerezi, nzamugushyingira. Nzamugushyingira pe. Ubiyize ko nafite umugore. Umuriza turaziranye. Turaziranye sha, ahubwo pori ibyago wagize kugira ngo simbizi. Nzamugushyingira pe. Ntago wasaza wipfumbata narabyaye umukobwa. Uri inshuti yanjye ndakakura. Nanjye rero kubita imfubyi yibwiriza kurira. Nta kintu ntazakora, buri mwe byose nzabikora uko bishaka, kandi ikindi ni wowe uzajya unyobora ibyo nkora kuko ubwo bushobozi n'ubuhanga ndabifite cyane. nunashaka mbwira ngo mbirangize. Oya bubiretse ibyo byo kurangiza. Wowe uzambwire. Biriya bizarangizwa n'abagore be. Reka mva mubwire, ndamutse nagiye ku ruhande rwe ntabwo twagira ku cyo dushaka. Mana yanjye umutima umvuye uranyishe, ndavuga ni ruhumuriza aranyisubiranye ibyanjye birarangiye. Cyakora nkunze ukuntu nyihakanye ko aho umuntu w'umugabo ruhumure. Oya ivuga ko tuziranye byari ikibazo kinakomeye cyane. Buya no kugira ngo Mwari ave hano ninjye wabigizemo uruhare. Ariko se ubundi kubera iki mugabo wanjye yanga Umwari? Undi se ngiye kukintirukana Umwari, ariko sinzi impamvu kuva nabona uriya mwana numvishe mwiyumvishemo cyane, nta mbaraga nabona zo kumwirukana. Reka nkomeze mpangane na Gakire, ntabwo Umwari azava muri uru rugo kereka ibibazo bye nibikemuka.
ariko rero nawe genda nawe urinjije. Ndishije gute? Nyina bucyo wari ukujaje urabegera none wowe ahubwo ukabantsindagiramo. Uko nubona nkubise si hugo. Genda ntabwo uziko bari abantu banagushenjagura. Ariko reka nkubwire. Ariko sha ibyo mwakora acha bana we ntabwo mwaturenza ikizi. Iribuye nari ngiye nko kuri mudunda nkaguca. Ibyari gucamo. Ubwo cyagufata ntabwo ubonye amaboko gifite. Uramugore. Ako sura nigiki. Ari abadiga nta kintu yankora. Ceceka. Batinyuka batwandagaze ngo turabaroze. Ariko reka ngwereke sheri. Iki? Tugombe tubimurina. Ubu ngubu noneho nanje ndarakaye. Dutangira urugamba. Turutangire rwose guhera. Kamanze nje kuruhuka. Umbaze. Uzi kwifite cy'abandi nditayeyo. Barakwirenze. Sinari nakubwiye ngo ariko ibiyoga byawe uzabireke. Bunarifata nte? Banyica. Barakwirenze. Hoje urinzanira. Inde. Genda. Ninje mugabo. Nyini huta reka we ugende wasaze. Oya ndacakunze ubuzima bwanje. Nawe genda. Genda bakunigura. Ariko Shawajayo. Bambyagiza bampombana. Baraguhombanye nyine genda nta kibazo ubwo nta kundi ndaza gutora umurava. Ariko menza batazi bishiyo bisha. Buretse nkwereka. Ntabwo nasiga ifite. Mugabo wa uhaje. Warunteze. Oya nuwo ngugo n'umushika. Kandi wa mugore we. Tonde kanje kuri rero. Ariko sakibugiyeyo. Aje kunyiyicira njewe. Kugira ngo misiyo yacu tubigireho neza. Umugabo rwose n'umwe ni wowe wanjye ubundi abandi bose babambeshye. Ariko nawe menya yuko nyine gahunda dufitanye ugomba kuzayubahiriza. Cyo ntukigireho ikibazo gusa humura ibyo bimparira. Buriya iriya miti yose uko nagiye nyuma uko yagiye haza nagendaga muhereza nyine igende musubiza inyuma uko twari twarabiteguye. Kandi inama zose ibi byose arabimbwira. Uziko Mwari yabwiye Ratipfa. Nakongora Ratipfa yabwiye sise ko birasa n'ikiremba n'ubundi. Nta kintu arakora nyine gahunda se ntuzizwe no mbona ari kwica gahunda. Bisubiza hasi kugeza ubwo abagore bose bazamuka bakagenda. Muri kibazo cyanjye nkagitunganya. Umara rwose ntugireho urwikekwe ibibazo byenza bikemura. Domina rero ntuzantabe mu nama kuko ngiye mu nama nzi bubasha kimwe cyose nakoze urumva do. Karame. Ntabwo ndi bugere nta kintu mbwiye. Ako se ufite ikibazo cy'amafaranga. Birasa ntahari. Ndaje nyamusaba undi yishyurira umurozi. Humura rwose ikibazo cyawe uragenda gikemutse. Arabizi ikintu cya mbere nagushimiye muga. Uko ikintu cyose mbwiye birasa. Acyakiriza yombi. Nubwo namwaka miliyoni 10 yahita yawe. Nanasogira ngo gende oroshye. Umugabo rwose ariko nanone ari ikindi. By'amafaranga gusa n'ibyaje urabyibuka. Ahubwo se Ratipfa nyine wambuye gahunda ko mukunda. Uzi ko yatandukanye nawe muhungu bakundanaga. Ko mbona Reka Ratipfa aramukunda ariko Ratipfa ndimo ndamwumvise ko agomba kugushaka. Uri umuntu w'umugabo kandi ukuzuza ibyo ushaka utazamuhare kutazajya mu bandi bagore. Ubu rero nje ndimo ariko muri zilansore urashaka iki? Bundi bari arabashaka n'iki umuhungu ntamukunda kandi wowe uramukunda. Wowe ibibazo byawe byose nzabikemura. Birasa nzamugutunganyiriza uko bishaka. Ariko nanjye Ratipfa wowe uzamwegukana. Kandi ikindi kandi nyine n'agafaranga akomeze kiyongere kugira ngo nzabone uko nunga umukobwa wawe nawe. Reka nkubwire icyiza nuko amafaranga ava kwa Birasa kandi arayafite akaza mu mufuka wanjye kandi umufuka azaba umufuka wanjye atunga n'umwana wanjye. Cyo biroroshye. Umva muga uri umuntu w'umugabo. Naho ubundi Ratipfa namubwiye ngo akunda umukunda kuko akunda yikundira abandi. Ubonye ko nkoresha insaba kubita. Ase urandushije. Nawe turwane se. Kuko amanutse rimwe. Nje namanutse ngera hasi. Nono bintu kukikwereka ko ngiye mfashe nka kari akagabo kabishiyo bisharumva. Uwo ari kumanuka gutyo ngo. Agenda na. Dore jewe rero buri yamfashe kabishiyo bisharumva. Nafata akajosi nkahita nkandagira nkahita nkica. Ya myenda yategusiga inda. Ahubwo iriya myenda nini yo mu bapfumu. Ubundi biriya ari bicyaba yambaye. Kambwe kwa bijo bija borora inkoko norora gaca. Borora imbwa norora imbwakazi. Oya borora imbwakazi norora imbwa. Imbwa sirya imbwakazi. Imbwa isenzi imbwakazi. None n'ibintu byo gusenzanya ubuzanyemo wowe nyine shaka ko ngiye numva nabo mana numva bijo ahubwo babije bijoze ikintu bakeneye ngiye kujya mbakubitana n'abana babo
akana kagaca ahangaha kubita umugeri kahita kiruka va ko wambonye ko mbarusha imbaraga ntibirukanse turabadanje bazanye ubuntu bw'ububuye ariko mana yahishe no ko akagore kameze nk'akagorgisha ko umugabo afite umugore yibwirira afite umugore ngakozeho kandi ariko umunwa gusa hari ikintu sawa natibwegeze ubona ko ariko umuntu urakanga sinzi ukuntu mbwira ukanza kumura kantejo no uyu ntago ari ubwo none se sinjya bikwangije se bwa mbere wabirukanyije se waba yari ngiye watangiye ya burya urwo ruberwa n'umugabo burya nuko njye afashe icyemezo burya mvuze ngo ndahagaze ngo shima mamoja wahita uhagarara ngo kwene mbiri oya kwene mbiri umunsi umwe bazifata bishete baze hano mbagufatire mbafungirane mu nzu bacucume kubita umwana w'imyaka 6 mbakubite noneho nzajya mfata akabuno k'umugabo n'akabuno k'umugore nkubitira hamwe ibyo mwakora byose mwe ntabwo mwaturenza Nugushaka ntabwo wakeneye umwana ariko hagati aho nagushakaga habaye iki ishuri ya papa wana atanshaka rero icyaba cyiza ni uko wareka nkigendera ese umwana uracyari umwana ubabazwa no kumva amagambo umuntu yavuze arega ni nyir'urugo ndabyumva ni nyir'urugo ariko reka tuganire ntiwambwiye ko uri umugore ufite n'umugabo none se ntuzi ko hari igihe umuntu aramuka nabi akiyenza wenda nko ku mugore we bikaza kurangira bigize ingaruka ku bantu bose bari muri urwo rugo tumva rero nta mahoro nagiriwe hano nyir'urugo atabishaka umwareka nkubwire tuza pe ntabwo uri umwana azafata ngo akubite nta nubwo azagutuka nta kosa wakoze kuba atagushaka ni kimwe no kuba yakwirukana ni ikindi erega jya umenya ko umugore mu rugo aba afite ijambo rikomeye nuse ko ari njye wakuzanye urumva yakifata akakwirukana atabimbwiye kereka wenda ari njye wabangamiye nose ubundi umwaka uva wagera hano umugabo wawe ntabwo yari yaguhamagara ntabwo arampamagara sibwo ko wambwiye ko agukunda kubera icyo ataraguhamagara ni telefone itariho cyangwa telefone yawe waba warayisize akaba ahubwo yarakubuze ntabwo nzi uko bimeze pe sinibaza impamvu atarampamagara kugeza iyi saha Mwari rero iyo umuntu ari mu bibazo kenshi na kenshi ibibazo bigenda byiyongera ntabwo ushobora guhura n'ikibazo kimwe ngo gihite gikemuka utabanje guhura n'ibindi ariko mu buzima ibibazo ducamo tuba tugomba kubicamo nk'ishuri tukaryiga kandi tukaryihanganira tukarisoza nk'uko umunyeshuri abyuka buri munsi akajya kwiga umwaka wa mbere akawurangiza uwa kabiri n'uwa gatatu ntabwo wakumva ko ikibazo kibaye ahangaha kiri butume wifata ngo ugende ujye kwangara uramubedisi we uramu umukono koko ati Muraho Muraho neza siko ndibutanyegera nkaba mbona ufite ubwoba oya ntabwo mfite mama yarambwiye ngo yari umushyitsi nze musuhuze niyo yakubwiraga nitwa Ruhumuriza njye numvise izina ryanjye urizi ndarizi pe mama ni inshuti yanjye umva rero akenshi akunda kuvuga niyo mpamvu rero nari mubwiye ngo utwa twicaranye muri salo ahubwo nibura ngende nkusuhuje inshuti zawe zose ko nziza se
umuryango abo muri quartier zimwe mwarakoranye ndabona ntakuze jewe sinabwize ko nitwara umurizo imitima y'abantu ariko ubuzima busanzwe ndi umuganga umudokiteri yego kubiye bitarose ugiye kubaza ibintu uzagenda ubimenya okay nta kibazo cyagendaga ariko turashima Imana icyambere iwawe muramukazi wawe na nyakubukwe barakubangamiye urahaguruka uragenda bivuga ko nubwo umugabo wawe wenda ataraguhamagara ari ukubera ko akigushakisha bivuga ko ahari arahangayitse nangaye akabazo gatoya nikavuka uhaguruka ugende ntusumwa wazakura ryari Siwambwiye ko udashaka kujya iwanyu ufite iyo nda ntusubwo ngo ujye kuvanga ujye ikindi nta mwijoro habaho hano ku isi n'ahandi uzajya uzahura n'ibibazo ushobora guhungura mugabo wanjye uri kukubwira nabi ukagera ahandi baguha icumbi ugahura n'uzajya gukubita sibyo rero icyaba cyiza tuza wige kubana n'abantu bose ukubabaza umwakire no gushimisha umwakire kuko nta n'umuntu wangwa na bose ntose niba umugabo wanjye atagukunda njye singukunda ikindi wenda icyo impamvu ngiye numva waguma aha ngaha ni ukugira ngo n'umugabo wawe nazakubona atazumva ko wigize ikirara ibaze noneho iyo uza ko waratoraguwe wenda n'umukobwa wibana cyangwa ugatoragurwa n'umusore umugabo wawe yazahagusanga akakwizera ariko wenda igihe cyo azabishakira cyangwa azagushakisha akakubona agasanga uba mu rugo rurimo umugore n'umugabo azizera yuko koko wakuwiwe n'ibibazo sibyo rero tuza ntuzongeye kuvuga ngo umugabo wanjye yakuvuze ikindi nyine ugomba kumwakira niko ateye akunda gutontoma wagira ni inyamaswa tubireke anti ufite umwana ifoto yanjye mugabo wa bakuniga ubwo nyine nta yewe biteze ariko jya usuhuza umuntu neza guteze gucase biteze byawe ntuse ko uhagaze aha ngaha umugabo wanje umva ari abantu bakwa Rudoviko bagirana ikihe kibazo ahubwo se uri kubona umeze nk'umuntu cyangwa ikihe ahubwo habaye bari batwishe noneho byari birangiye rwose ariko mwana kwa Rudoviko kwica umugore nkawe ariko reka mubwire ariko ziko ariko uriya mugabo azi ko afite umugore mwiza nkawe ubonaga ndi mwiza koko se uzi ko ari wowe umuntu wa mbere umbwiye ko ndi mwiza hagati kuba kuri mwiza gusa waba uri mu biki ntabyo waba urimo kabisa uri keza komana reka da ariko buriya nubwo waba uri mwiza kajana ukaba uroga ntawe waba utaniye na Clotilde ako munyumvire gashamu ndakwiyamye n'undi munsi ntuzanshinge hejuru oya ni urugero naguhaga ntago mvuze kuroga ngewe none se kuri kuvuga nk'ibyo kwa Rudoviko bahoze baradushinja kandi twaramenye ko yararwaye malaria se kuki utaje ngo tubwire niba bavuze se ko wabaroze ko mwabaroze mwebwe ntawe ubizi se ko wanaje wacu uvuga ko mutamfasha sinkimunywaye ubaye iki se kandi wo kuri hano nabonaga imbwa zigiye kumurya mba muhagaze iruhande urukuntu aratara umugore umugore urahira ariko nigeze nguteretara uri mwiza cyane bimenye merci nashaka ko tuzamenyana bihagije ubundi nsanzwe ndi inshuti ya mama wawe nanjye ku inshuti yanjye ndumva nta kibazo cyaba kirimo sinumva se uri inshuti y'umuryango ndumva ibyo bihagije ni karibu mu rugo yakoze hari kuba inshuti y'umuryango byumvikana ariko iyo umuntu yongeyeho bihagije ubu noneho biba ari umuryango ariko noneho hakazamo n'abantu babiri kumenyana bihagije ngira ngo urabyumva
Ikinyarwanda wenda gitomoye tukaba inshuti. Nisi nuri inshuti nawe njye ntabwo ubucuti bwanjye nawe ntabwo mbasha kubyumva neza. Bwaba ari ubucuti ki nyenda byumvira inshuti y'umuryango, inshuti ya mama, nanjye kumenya nta kibazo, numvaga ibyo bihagije. Nyine mama wawe ni inshuti yanjye kandi musubira ngana na mama wawe. Urabona ko njye nawe urabona ko twenda kuba urugero rumwe, naho ubundi se mama wawe nyine ni mama wawe ni inshuti yanjye, ariko urabona ko njye nawe twenda kuba urugero rumwe. Ahubwo se mwana ntiwampa nomero yawe? Nonese ko wambwiye ko mama ari inshuti yawe, kuki utazimusabye wenda ngo aziguhe yarazwemye? Urumva buriya nomero itangwa na nyirayo, iyi ndayifite, ahubwo ubona kumubwira ngo mpa nomero y'umukobwa wawe, ahubwo nyine wowe ndayikwisabiye ku giti cyawe, niba nta kintu bitwaye. Ese icyo ushaka kumbwira utambwira aka kanya ko turi kumwe? Ndumva wambwira ya nimero kuri telefone se ziba ari ngombwa cyane. Iyo abantu bahuye ntabwo ibintu byose bahita babiganira, niyo mpamvu nkwatse nomero kugira ngo nibura tuzajye tubiganiraho gahoro gahoro, kuko ndimo nanihuta nuko wari uje kunsuhuza gusa mfite ibintu ngiye kujyamo, muri make mfite akazi kihutirwa. Ariko reka nkubwire bije, kubera icyo urukundebera umugore yambwiye ngo ndi mwiza cyane. Cyakoze byo ni mwiza pe, arabikubwe nawe urashinyika. Uje uritondera ingegera z'iki gihe. Ziba kandi ukigizwe ngari amakirambi ngo ntikashaka no kwirwa kari kurebuzwa abagore b'abana. Naseka neza. Nibwo Indusekaga neza. Umugore wanjye oya ni wowe, ni wowe useka neza. Kandi wa mugabo we nawe ushaka kunyongera ibibazo nk'ibyo ndi guhura nabyo. ariko waye gasabwe umugore wanjye. Ariko se mugize nte? Ziba natumva atari byiza. Numvise ari byiza ko umuntu ambwira ngo nimba nkubwiye ngo nta muntu ukwiye kundebera umugore. Tutajibwira umugore wawe kari mwiza ubu. Washatse wawe. Atongera unyibwirire ko ndi useka neza. Komana. Nyina nawe gira ushaka umugore wawe. Asharika nkubwire cyakora wambaye kize namenya ko kera. Ibyo. Nukuri. Ariko ibaze iri nk'uwanjye noneho. Nyina kandi umba wa mugabo we. Wamfata neza kurusha nguyu. Ahubwo si uyu nguyu agufata neza. Muri so barabizi ko uri mwiza. Ntahabimbwiraga. Ntago bikubwa nyine yaragoswe nyine araho ngaho yaragoswe n'ikintu kiraho cyagoswe. Erega nashaje. Sibyo sinakubwiraga. Umusaza ninde? Ariko no. Ni wa mugabo duturanye hari. Arega bije byo reka nkubwire. Mujye mwishima wo mwishyikira. Ubuze umugore nk'uyu nguyu mwiza we muri kano gace. Ariko reba kuntu ari keza ariko nawe. Ariko uyu ni umugabo wanje ndamukunda. Ntago nabihakanye nanjye kari umugabo wawe. Ngamwagera gutikure. Ngamutikure. Tikuri hano mu nzira se. Itonde nawe byaye birasobanuka tugeze mu rugo. Namwe mwiyemeje kwirwa murazibunza. Nushaka uyikube mu butaka. Ntabwo wowe wandenza amafi. Shaka ufite umugore mwiza pe. Mugore ni mwiza. Uriya. Ese nurya utaburi mu rugo? Nako uzaburi mu rugo ryanzaze kubasura. Ariko bije ufite umugore mwiza pe. Ariko ntacyo bitwaye. Ihutereka kumuburungushirira iryo buno. Riri hehe se? Sawa mwa. Ariko se bije kuko mbwiza ukuri. Ariko ngusiga uruka. Umurozi niswa. Kwa Rudoviko ngo mubamereye nayi mubaruka. Iyo bipfase. Rudoviko sha. Ningize ngorane. Ako bije sha. Anji wabumpa nazi wawe. Ese mama, uriya muntu wambwiye ngo nzi nsuhuze ni uwahehe? Uravuga Dr. Ruhumuriza se? Uriya ni umugabo w'inshuti yanjye kuva kera turaziranye n'inshuti y'umuryango. Reka? Ahubwo yarambwiye ngo aragukunda. Ngaho rero reka. Yarambwiye ngo aragukunda ngo nzamugushyingire. Njyewe? Akasumbira tereka nkubwira. Aho kugira ngo ukomeze wihambire kuri Shema
utagukunda uyu mugabo ko agukunda wakunze ugukunda kuko ukunda yikundira abandi koko ubushema zakubabaze hari umugabo w'umukire w'umudokiteri ugukunda umwirengejwe ese ubona udakoze mukobwa cyaje mama none urandangije izo nizo nama wangira niyo mpamvu bambwiye ngo nze musuhuze nyine niyo mpamvu nayo ntabwo uhamagaye ngo uze musuhuze kugira ngo murebe Rati aragukunda pe kandi uriya mugabo n'umukire mba nanjye nuko ntakiri muto nuko ntakiri muto pe ngaho nende uguhamagaza nishema ni wa mugabo uvuye hano rega yansabye nimero ndebera iyo mitima ariko rorondume nese kuva nabaho none ibintu rero arimo kubikubwira ndebera iyo mitima mbaratereka nkubwireka kwigira umwana abyarira amafaranga cyakoze mama none reka nkubwize ukuri ntabwo nshobora pe njye n'uriya mugabo hako so reka mbaze nkubaze wamunenze iki nuko utasohotse ngo urebe hanze imodoka yaje mbese mama uri kungurisha Rati ntabwo nkugurisha ahubwo ndimo ndaguteganyiriza ejo hawe heza uriya mugabo nubwo umuntu akuze kuriya umugore we yarapfuye kandi birasanzwe igitangaza kirimo urasigira ngo hari imyaka myinshi akurusha mama ubwo wamwitegereje uramuzi neza wamurenga ndamuzi bihagije icyo nzi cyo n'umugabo w'inyanza ubu twafatana akaboko mu muhanda njye no tukagenda ntabwo nshobora njyewe ntabwo nabyemera urashaka gukomeza kwirukanka nyuma ya shema utagukunda uzakubabariza umutima mpaka ibyo bimparire mama n'ibyanjye n'urukundo rwanjye n'umutima wanjye ntabwo uri uwo kumpitiramo sibyo ndagukunda urabizi ntabwo nakuroha sinagushora ahantu habi uhumuriza ndamuzi n'umugabo mwiza arifashije nawe utabahenjeje mwarambana mukabyarana ukaba umugore w'isezerano ibibazo byo kwa birasa ntawe ukagira imitungo yawe mama ndakubaha pe kandi ndagukunda ariko icyo gitekerezo njye nawe turanyuranyijwe nk'amanywa nijoro nta naho twahuriza njye nawe mwana wanjye wongera gusiga ndamurinda ihisigaye nawe ntago ari umwana aziteretera ubwo nagufata neza uzemera ibyo se nigendere nagenda ajye gutereta n'abandi ajye n'ahandi niriya hose ngeze ndi ibirayi cyangwa inyanya ziri aho ngaho mbere yewe uriya mugabo ndamubabarira uzamwemera ati kandi rwose ubitekereje njyewe ntabwo ndi inyanya z'ibimene bashyira hariya ngo buri muntu wese utambutse azakoremo niko wanjijiwe niko kuko nta soni ugeraho kunsuzugura imbere ya gashamura njyewe sinakoze nakoze iki nsanze muri mu biki none se ubwiza bwanje ugira ngo ni wowe wenyine ububonaga uzi nkori narindiye ngo ngiye kuzanira ivide none agiye yangize ngo ndatirimutse nawe bahita bakwataka nuko yaranyuzeho guca gusa nawe rero ukagenda ukamwiha sinsanze mwahoberanye bukwasi oya ntago nigeze muhobera ahubwo si omva ahubwo wowe suzaje urambwira ko ndi mwiza naje ngareba ukuntu nsanze uri kumushinyikira wari wansekera turi mu rugo kubera ko utangiraga ko ndi nyine reba akana ko mu jisho wari ukumwicira mu rugo bagura ukunciraho si wafushe cyangwa uzambwe nimba ntari umugabo mwiza nabyo mbimenye tunatandukana reka da wansiga se noneho ubundi wo kubonaga gashamura namwemera koko girirwaga kuri ba munyana abantu ze bose na wa mugore wo kuri musozi go hakurya na mbambasi kwari uko mpisenza umwe mugiye gukurikizaho iki nyuma yo guhoberana ariko nje nawe nsanze atari kuringanyiza ipantaro kandi wa mugore we n'impamvu ndabura twabanye ngo ukundaga ndavuga nireka nkuruhura imiruho zose wahuye nazo buriya kwisi y'Imana nzima ni wewe ndikundiraga mva ko karyarya birebe no mu maso ganje no mu mutima ganje urabibona koko nta soni gashamura ubu koko gashamura wambwangwa ndushike uzisi ikintu kibaye ahubwo nyine nje waraje aransekera ambwira utugambo twiza numva umutima gwanje gutangiye gusa naho gusa kubwiye utuhe tugambo nyine ngo ndi mwiza
munsekaga neza nyine ago magambo ubona ahuje ubwo sibyo nibyo wabuze none se kutabimbwiraga kandi ndi umugore rega abagore bose bakunda utugambo nyine ngaho uri ciza usekaga na neza ongera umbwire n'ibindi ushinyikaga neza ntabwo ari ugushinyika nyine ntacyo mbese impande zose niterebye uruta abagore bose n'abikuzimu bose urabaruta mbesheri ni impamo ndibisanzwe abigeze ubu numva ndenda gusara ayiwe ngukunda cyane naho bwabari ubwa nyuma uri ciza n'impamo ya Mungu twakwijyamirana abagenzi se hatagira abagenzi batubona tujya mu rugo ari hehe ubuvuzi gakondo muganga matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Mwari, oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze. Wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze.